cyangwa se ikijyanye n'umubano wabo. Kimenyi ni umustar abantu bose baramuzi. Muyango nawe ni umustar abantu bose baramuzi. Ni umukobwa mwiza agomba guteretwa nimba yiteretse ku mbuga nkoranyambaga bakamubona. Mw'abanyarwanda wuzanye umugore wawe umukize ku mbuga turamubonye no mu entertainer ashimisha abantu. Nibyo aradushimisha. Hari noneho umuntu umwishimira biri deep. Kandi nanagaya JOJO Breeze ngo yahushye ingumi yarayihushye arikanga yakumuriro aho tutarahava ayimucisha mu itama nibaza itama ry'umukobwa none Breeze ngo yaramaze iminsi 3 akora gym abasore muri kapo buretse abasore muri no minsi bizi imitwe yuko usigaye buri umusore waryamana n'umukobwa ugafata video ukayibika uvuga ngo no mukobwa najya kunsebye cyangwa akanyanga nzaba nyimubitse ngeza nyimubitse mfite video ye n'abanyarwanda mukoresha icyo nshaka ibyo bintu umuntu uzafatanwa umusore uzafatanwa ibyo bintu u Rwanda ntago rubyemera ntabwo RIB yarahagurutse ngo irwanye ibyo bintu iyo video ubitse nta kintu izakumera uretse kuzagufungisha kabari ibintu byinshi. Salut my people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwishimye aho muri hose mu mpande enye z'igihugu iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru n'abadiaspora badukurikiye, nizere ko mumeze neza mwese, nanjye meze fresh cyane. Rero nizere ko ibihe bibamereye neza, nizere kandi ko mwishimye. Nari maze iminsi ntitereka, sibyo? Nari maze iminsi mutambona, nari maze iminsi naratuje. Mumbaze ngo naratuje muri kubibona, ariko ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umusesenguzi witwa Placide, sibyo? Nazanye Placide Kaba bimeze bite bro? Meze neza cyane. Meze neza bana. Meze neza. Urishimye? Ndishimye. Ufite imyuka? Manizere ko ufite imyuka ko tugiye gukora ibitangaza hano. Nawe. Ako se banza ubwira abanyarwanda ati akagaca no muri karaga. Abanyarwandakazi, urumva bakunzi ba RODDY TV. Abantu mwakoze subscribe n'abantu mutarayikora muyikora no munsi kuko ngiye kubazanira ibintu by'ibitangaza cyane. Maze iminsi nitereka nibyo nababwiraga, maze iminsi mutambona, maze iminsi mpuze, nari mugiye mu biki. Nabazaniye impano zikomeye murazanga, ntago ndi kubabeshyera, sibyo? Ntago mwashimye, ntago mwabirebye, urumva? Nagerageje kubahereza ibintu bizima murabyanga. Murashaka amatiku nayo suko ntari nyayobewe, ahubwo nuko nanze kwigira umunyamakuru w'amatiku gusa. Aho bigeze ndarambiwe, aho bigeze umuntu uri kundya, aho bigeze nkwiye kuvuga ikibyimbye kikameneka, nkwiye kubagaragariza ibintu abantu batajya babagaragariza, ibintu abagize ubwiru ngewe nkabizana, sibyo Kaba? Niko bigomba kugenda kubera yuko urabona hari ibintu dukomeje kugenda tubona muri iyi mihanda, urukumva dukomeje kugenda bayimayobera. Mw'abanyarwanda mwe tugomba kubibabwira kandi mukamenya ngo aba influencer abantu mubona nyine bagiye badushimisha, bagiye baduha ibyishimo, ubundi bigenda bite? Bababayeho gute? Niki kibiri inyuma? Abastari babayeho bate? Abantu mubona mu Nkundo muri no minsi babayeho bate? Ni ibibazo byaradoge ntibakababeshye. Nje ndambiye kuba abanyarwanda mushimishwa no kubeshywa, mukabeshywa ukwezi kwa mbere, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, imyaka 5 igashira mubeshywa. Yubayeho mu kinyoma, rukumva ubeshywa ibintu baca hirya no hino. Urugero urabona twagiye tubona abantu benshi bagiye bagira inkundo cyangwa se bagiye bijandika mu bintu by'inkundo ari abastari, impano zabo cyangwa se ibikorwa byabo bikagenda bisubizwa hasi no kuba bagenda bahabaho icyo twita break up. Yego, break up. Kandi none yo break up nambere ya break up tumaze kubona neza yuko umustari wese cyangwa se umuntu w'icyamamara ugiye abafite ibyago byinshi byo gutandukana n'iki n'umuntu bakundana cyangwa se uwo uretse no gutandukana bikarangiza na kariyeri yereka ibyo bintu bitindeho. Akaba niyo mpamvu abastari benshi ubundi umustari uzubwenge, urumva nka Melody, abastari bazo ubwenge ubundi usanga bashyira ibintu by'amarelationship yabo hirya y'akazi, sibyo? Rwose ako kana nimba mujyanda babeshya n'induzi umugore wa Melody ni bakeya bamuzi. Niba unamuzi ushaka kuba wenda hari mwarahuye bamupostinze, urumva ibyo gusa, ariko n'umuntu butarabona mu mbuga nkoranyambaga. Ariko uri umustari w'umugore, uri umustari w'umugabo, mwese murabana muri abastari, ntabwo urwo rushoboka. Urugero ntabwo bishoboka. Urugero hari Kimenyi na Muyango, urumva twagiye twumva inkuru nyinshi z'uko yagiye hanze, urumva yagaruka mu rugo bikaba bitameze neza. Kimenyi ni umustari abantu bose baramuzi. Muyango nawe ni umustari abantu bose baramuzi. Ni umukobwa mwiza agomba guteretwa nimba yiteretse ku mbuga nkoranyambaga bakamubona, yiteretse kuri televiziyo, yiteretse abantu baramubonye barashaka kumutereta, sibyo? Niyagira umugabo wo ku Gisozi
urumva nivuga umugabo wo kugisozi urugero rwiza urugero rwiza Range Rover nawe kimenye urayifite umugore wawe nawe nibayimugurira ubabare urakajwe n'iki ariko nta makuru nawe ufite yuko bashobora ko barayimuguriye ariko urugero rwiza nuko noneho ku gisozi rwose havuye Range Rover ya Muyango ngaho da nta muntu utabizi abanyarwanda benshi barabizi ubwo ndabimenye ariko noneho urebe n'ikindi kuntu kariyeri ari byo nakubwiraga bituma abantu b'abastari nyine cyangwa se bari muri kariyeri y'imyidagaduro hari ukuntu iyo bari mu bintu bya relationship cyangwa se akenshi hari igihe batandukira ibyo bya entertainment bakabyora urugero rwiza Muyango ashobora kuba yahinduye kariyeri oya sinibyo Muyango sinibyo gusa babanje ikintu cya Range Rover urumva cy'umugabo wo ku gisozi ejo bundi yagiye hanze muri France akivayo yahise atandukana direct na Kimenyi muri France ntabwo twigeze tubona igikorwa ngo Muyango agiye hehe Muyango agiye guhostinga agiye gukora iki urumva yagiye muri twabonye urumva bivuze ngo kubera uburinganire kandi hari abanyarwanda bari muri France bagomba kwitabira yego urumva bakaba baratubwiye ngo Muyango yaraje mu kintu kimeze gutya bivugwa ko Muyango yaragiye kureba iki umuFrance wo mu Bufaransa wamukunze akavuga ati Muyango ngenda gutamo guhereza amafaranga yose ushaka uko Muyango n'ubundi akeneye amafaranga akeneye kwereka umugabo ko we nawe yuko nawe afite power ibyo ngibyo uvuze ibintu byo kujya hanze nibuka n'akandi kantu kari hano hanze k'umuntu witwa Jojo Breeze buretse noneho kariya ko umwana yaritonze aragihuha azunguza akaboko atari ko buriya ngiye ngomba kuzanisha irindi oya wenda tukiva kuri Muyango gatoya na Kimenyi batameranye neza tuvuga ko baba no gushaka gatanya byihuse ari gushaka gatanya urumva oya Muyango we ngo bashobora kuba yahinduye yavuye mu bintu by'ubuhosta akaba arimo ashaka kwigira muri business bisanzwe oya ariko Muyango amaze kugira amafaranga afite amafaranga urumva umugore niyo yaba adafite Kimenyi yabaho niyo yaba adafite nde yabaho wagomba no gushinga business gusa ntago tubifuri mw'abanyarwanda mwe ntago tubifurije gutandukana ntago turi hano kugira dutandukanye Muyango na Kimenyi cyangwa tubabwire ibintu bibi urumva ntago turi hano kugira ngo tubabwire itiku cyangwa se ibintu mugenda mwumva bitari byiza turi hano kugira ngo tubabwire ibintu mugenda muhishwa mukabeshywa mw'abanyarwanda mwe murabeshywa igihe niki ngo murekere kubesha turaje ngo tubabwire ibiri ukuri so rero tukiva kwa Muyango twageze kwa Jojo Breeze na Divine of course Divine abagize gutya ajya hehe aho yasohotse hanze y'igihugu muri Ghana ageze muri Ghana yakoreye ngo ibiceri agiye kureba umusheri afite sheri muri Ghana kandi afite umugabo mu Rwanda Jojo Breeze urumva ntago bikiri ibintu byatangiye kugira sheri mu kindi gihugu ufite n'umugabo muri icyo gihugu ni ikibazo bari bazi impundo z'ikigali mbwira ngo Divine ngo yaragiye gushaka amafaranga none yaragiye gushaka iki se okay Jojo Breeze yaramuzanye yazanye Divine amushyira ku mbuga nkoranyambaga ngo abantu bamubone bamumenye amuhereza platform amuhereza uburyo bwo kubona amafaranga ngiye ahantu ngarukira bari abakobwa mw'abanyarwanda wowe uzanye umugore wawe umukize ku mbuga turamubonye ni umu entertainer ashimisha abantu nibyo aradushimisha hari noneho umuntu umwishimira biri deep akamwishimira biri deep kugera ku rwego rw'uko ashobora kumubwira ati wazaje tugahura tukanasangira ikawa uretse aho gato Jojo Breeze ni iki cya Divine si umugabo we yes babanye mu umugabo n'umugore nimba ufite umugabo muri aka kanya nimba ufite umugabo mu gihugu mu bantu mu buzima bwa buri munsi wagwaye buri kimwe akugeza kuri buri kimwe afite n'umusheri wo hanze uwo musheri ni uwiki ariko nta hantu byanditse ko ari umusheri we wasanga namubwiye ngo aze bisangirire kafe bisangiraga kawa rwose ibyo ni ibintu bisanzwe akamuhatike akamufatira indege akajya muri Ghana akamaraho iminsi ingahe ariko mw'abanyarwanda mwe ubu nanjye uzantumire rwose aho uherereye hose ngiye nzazungurira ikawa kapa nuko uri umusore nta mugore ugira urumva uri umusore ntiwagutumira wagenda ukamaraho n'icyumweru birumvikana uri umugore ubana n'umugabo wawe nyine kuba mubana kubana n'abanyarwanda mwe reba umukobwa noneho umuzanye kuri iyi mihanda atangiye gukora amafaranga kurusha yawe ubundi aho ariko nta kintu cyari cyerekana yuko umva ikintu kiba mu bantu burya kandi banza wumva ikintu kiba mu bantu icyaka vugisha ukuri bwira abanyarwanda ukuri wabanje ukumva ikintu ushaka kukubwira ni uvuga ngo abantu ikintu ukuntu turemye urikumva nge deni dushobora kuba turi kugendana muri ino minsi tumeranye neza nta kibazo yego numara kubona amafaranga nk'umuntu aguhaye nka miliyoni nk'ijana bro hari igihe uzatangira kugira gutya ukajya
ushaka kumva ko wagenda n'abantu muri kuri bimwe mu mafaranga kubera iki ushaka kuzavuga za miliyoni 100 atari njye oya icyo nashaka kuvuga nashaka kukumvisha yuko uko wazanye umukobwa hano cyangwa se umugore wawe mu mihanda bakamubona akatiteninga abantu bakamukunda urukumva niko bazifuza kwicarana ku meza nayo ngo basangire icyayi ibyo bintu babyemera akabari no mpamvu ushingira uvuga ngo Divine baramutumiye n'umusheri we nyine ndabyumva kandi nanagaya Jojo Breeze ngo yahushye ingumi yarayihushye ariko yakumuriro aho tutarahava ayimucisha mu itama niba itama ry'umukobwa Jojo Breeze ngo yaramaze iminsi 3 akora gym yiga boxi aterana ingumi n'abajama ba boxi amwigisha guterana ingumi naryo nago ryajya gutera amakofi ahubwo buriya wasanga yarafatiye mu maraso make y'umukobwa ariko ahantu urumva yarafite ubwoba avuga ati se ndamutene ingumi cyo nashaka kukumvisha impamvu ura mukobwa ngiye mugarukira cyane ukumva wasanga n'uwo muntu yari agiye kumubera umuterankunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri ibyo ngibyo kuki mutanabitekereza muri za mubyo cyitwa umusheri kapa wimurengera hari ahantu uwo mugabo se basi yiteretse aravuga ngo okay Jojo Breeze na Divine n'abantu bakorana mu buzima bwa buri munsi barakorana urumva ubwo yarafucye ko yagiye gukorana n'undi muntu uje nago yafushye yaciye ku ruhande ariko ugita gufuha yagiye kumuca inyuma yagiye kumuca inyuma kuko abatari kumuca inyuma kaba nagaba yaramukubise iriya ngumi kandi amakuru hari yuko uriya mugore uriya mukobwa yamaje gukora amafaranga sinzi niba aragiye kuyakorera cyangwa se barayamuhayemo nk'impano urukumva yafashe inshuti ze arazisohokana aho barangirije kurya no kunywa Jojo Breeze ntabwo byamushimisha wasanga yarabonye ati umukobwa atangiye gukora amafaranga kundusha nta nubwo akemera ko namusohokana ntago ari byo n'ubundi Divine biramurakaza oya n'ubundi Divine n'umukobwa ufite amafaranga arasanzwe afata abashuti be akabasohokana akishyura bill rimwe na rimwe akishyura na bill ari kumwe na Jojo Breeze reka twumvikane kuri iki kintu muri uru Rwanda urukumva wenda hari n'ahantu wenda ndi bugarukire kuri Jojo ho gato urukumva yego gute ubundi ugera ku rwego rwo gukubita igitsina gore muri uru Rwanda ukagikubita ingumi nje nago ibyo ngibyo buretse abanyarwanda batananyumva ahubwo nje nkaba nanabwira umukobwa abajene bakubita ababoy abagirlfriend babo uriya mukobwa nje nanamutuma akajya no kurega cyangwa se nkamusaba akajya gutanga ikirego kubera yuko akajya kurega nyuma yo kuva mu Rwanda akajya muri Ghana atabwiye Jojo bivugwa ko yabyutse mu gitondo itondeka bamubwire yabyutse mu gitondo Jojo Breeze atazi gahunda ze kwa kundi umugabo abyuka akajya muri gahunda ze umugore nawe arabyuka mu gitondo aritegura ajya ku kibuga cy'indege afite tike amaranye iminsi 2 babana Jojo Breeze atazi ko afite flight yo kujya muri Ghana umukobwa afata indege adaherekejwe n'umugabo we bararanye afata indege ajya muri Ghana amaramo iminsi ngahe ibyo bintu uvuga ngo ntabwo abimubwiye agarutse wamubwira ngo hari n'igihe umare uwo muntu ari gukabana nta n'inama nzima yakugira mu buzima okay bivuze aho ngaho nicyo nshaka kugira ngo uvuge aho nicyo ukavuga uti wasanga kugira inama umugira umugabo wasanga appointment yaragiyemo naza kwimubwira hari bumuhagarika akicyo kintu we kucuta cyumva ngo gitega amatwi ma nimba uri umugabo w'umugore nimba umugore wawe atashobora kugisha inama akubwire ngo wa mugabo ntabwo basezeranye byemewe n'amategeko ariko barabana usanga no muri iyo minsi nawe yarabona gutuntu tutari twiza kuri erega wasanga icyo twumvisha Jojo Breeze ari umugabo we na Jojo Breeze akavuga ko Divine ari umugore wasanga ibyo ngibyo twumvisha ari byoroshye wenda ari bya bindi bavuga ngo ibuye ryabonetse wasanga ari n'ibindi Jojo wasanga n'impamvu yagiye atamubwira uko Jojo Breeze hari ibyo nawe yamuhishaga kabarega reka mubwire nibyo bintu turi kuvuga n'abanyarwanda rega nuko muri cyo gikoma ningasire ntabyo bari bazi ariko giye ura muhungu ari n'ibindi bintu bigaragaza yuko kuko yakoze amakosa yarihaniye bagombaga kwicara nk'abantu bakundana Deni abasore bari gusuzugurwa abagabo bari gusuzugurwa nimba Muyango yarafashe flight akajya muri France kimenya tabizi hanyuma Divine agafata flight akajya muri Ghana Jojo Breeze atabizi bivuze ngo abagore basigaye bifatira ibyemezo abagabo babo batabizi wasanga disi abagabo barahotewe abagabo muranamurenganya wasanga n'ubwa mbere yarasohotse igihugu ari wenyine ari wenyine bose bagiye bajyanye ari wenyine yari nibwo bwa mbere wenda yaragiye ari wenyine genda shaka ura Jojo Breeze na Jojo Breeze twamuvaho tumuveho gute ariko dushaka gushyira mu cyo yuko kubera yuko nibyo koko wenda wasanga tutaramuvaho gatoya reka dusubire hari akantu ugeze kuvuga ngo Kimenyi yarasuzuguwe Jojo Breeze yarasuzuguwe urumva wenda Kimenyi niyo yashoboye gukubita ingumi Muyango Jojo Breeze kwihanira wenda kwihanira zikitegeko ryo kwihanira mu Rwanda ryaciye kwihanira ntabwo nkikiye kwihanira bivuze ngo uri muri iki giciro ariko haza
akuze kuzunguza iyi bayita inyundo urumva bro iyi ni mwabasore mwe inama nabagira muve mu nkundo oya nagaru kuva uyigira abantu kuva mu nkundo bave mu nkundo akuze ahantu yo habuze urukundo nkundo ziri gutuma basuzugurwa wa mugoboye ese bizagende bite reka twimuke tuve kuri bajye bafata ku wenda mw'abanyarwanda mwe urumva namwe muragenda mutubwira muri comment mutubwire ngo ibintu Jojo Breeze yakoze n'ibyo Divine yakoze musubire n'inyuma gato mutubwire ku bintu Muyango yakoze mutubwire nimba koko bikwiye yuko umugore agomba gufata flight akajya mu gihugu akamara iminsi ibiri umugabo watabizi ariko se noneho ubu bamaranye iminsi atabizi niko afite na ariko se ubu ntabwo ushobora no kuva muri aka karere ukajya mu kandi erega igihugu cyo gifata no kuva mu karere ukajya mu kandi karere aha umugore wawe atabizi ukanarara umugabo akumva ngo wari uri kumwe nande n'umusheri urumva wenda Muyango we ntabwo byamenyekanye Muyango nyuma yo kugurirwa imodoka urumva ari umugabo wo kugisozi w'umugire cyane najaka kuvuga urumva kagurirwa imodoka nziza cyane iruta n'iy'umugabo we umugabo yarahejeje nyuma yaho afata flight ajya mu Bufaransa kugeza ubu ntabwo turamenya ngo mu Bufaransa yaragiye guhura nande nakimenye ntabwo azinguye mu Bufaransa yaragiye guhura nande wasanga ibyo yari yitwaje nyine nk'ubuhosta yanabiretse akaba yibereye muri business aho singa ibicari ibyo tubireke uvuye mu Rwanda ugiye guhostinga mu Bufaransa nta muntu n'umwe wigeze ubona afishe n'umugabo wawe murarana mubana ntabwo yigeze abone aho uzajya guhostinga erega abagore bari muri entertainment bari kuturusha amafaranga aho abakobwa ni ibibazo kuko bari kuzana ibibazo byinshi cyane ntago ari ibibazo tuve naho ngaho urumva twimuke kuba besto ibyata abatangira aba besto bakaza kuba abagore n'abagabo tukabimenya ko bari mu nkundo sibyo abanyarwanda babeshywe igihe kinini yuko hari abantu baba besto urumva abanyarwanda babeshywe igihe kinini ababesto ngende kubona budahari ukivuga kuri icyo kintu cy'ubesto ubwo nabyumvisha ushobora kuba ushaka gukuriza kuwitwa Titi Brown nta muntu utazi ababesto nari ngiye kuvuga nabo rwose rero nta nubwo bari kugaragaza cyane ese kuba baratandukanye ko hari kugenda hagaragara kururu yabo hato na hato kugeza ubu amakuru atari ivumbi ngiye ku breakingira abanyarwanda amakuru atari ivumbi nta muntu uzamvuguruza ngewe ngaha ndibaza ndi hano nyamba azaza mvuguruza avuga ngo karakajama karambeshyeye Titi Brown azavuga ngo karakajama karabeshye amakuru atari wivumbi nuko kuba bari kubana muri no minsi kuba bari gukurana muri no minsi abanyarwanda babeshywa yuko bakiri mu rukundo ari uko Titi Brown afite video ya Nyambo Nyamba akaba afite ubwoba yuko baramutse bashwanye kagaragaza ko bashwanye Titi Brown izo video yazishyira hanze kugeza ubu ngubu ntabwo bari kumwe nk'abantu bakundana kandi ibyo ngibyo bemerewe bakururana batubeshya ngo baracyakundana ariko tuzi neza ko kaba ntabwo tuyebeye yuko mu Rwanda harimo hari abantu reka jya umenya yuko hari n'amaproje abahuza menshi atari ay'urukundo gusa bibuka yuko hari n'amasinema bagenda bahuza hanyuma nyuma y'amaproje nyuma y'amasinema bigenda bite nyuma y'amavideo bagenda bahuramo kandi reka bagomba gukorera amafaranga nyuma yo kuba bakorera ibijyanye n'urukundo ibyo ngibyo urabizi bari gukorera amafaranga yes ariko bagakorera buriya ubusirimu bwa mbere buriho urukumva va mu bya relationship amafaranga yashyira imbere bro sirwanyije ko bakorera amafaranga none amafaranga ajya he erega gukururana reka mubwire amakuru avuga ko amafaranga yose basigaye bakorera Nyamba asigaye yafata ko Nyambo bundi no minsi bari kumuvugaho ubukene kuko amafaranga yose asigaye yinjiza asigaye yahereza nde Titi Brown kugira ngo adashyira hanze amavideo yamufashe urumva ngewe ikintu uzamurira kimwe uzanzane byibura nka message imwe arimo aramusendinga ayo mafaranga byibura uzaba unyemeje ariko amafaranga umugore akakurekurira ibiceri bro ariko waba ufite video z'ubwambure z'umugore video umugore ari gukora n'ibiki sibyo rega nagari ibyo mu gihe ntarayibona twagiye tubona amavideo menshi ajyanye n'ubwambure twagiye tubona iz'abanyamahanga aba baritazari twagiye tubabona wenda sizo gusa narayivu twarazibonye kandi barayivu ngo babaje basigaye banazitwitinga ntago sizo gusa kuko urumva Nyamba yarameze nk'umugore wa Titi sibyo Nyamba yarameze nk'umugore wa Titi barabanaga mu nzu baryamana byari byoroshye ko Titi yamufata video sinizo gusa nshaka kuvugaho ndashaka no kuvuga yuko Nyambo umukinnyi wa filime dufana nanjye mfana sindi kumusebya nk'abanyarwanda mwe mubyumve ntabwo ngende gusebya Nyambo ni umusinzi ku rwego rurengeje urwande urwa Miss Yenike ni cyangwa nisinde
uriya wagonze amapoto mwese muramuzi. Nyambo n'umusinzi ku buryo abantu bose b'inshuti ze za hafi bafite amavideo ye yasinze, bafite amafoto ye yasinze. Binavuga yuko Nyambo hari abantu ahereza amafaranga buri kwezi kugira ngo bagomeze bakipinge secret. Urumva bakipinge secret ya Nyambo yasinze. Ibyo abo bantu uzabazana hano kuri RODDY TV mw'abanyarwanda mwe. Bagira icyo batwibwira koko niba koko. Ntago nje kubaza, ntago baza nabo kuko barahemba. Ntago baza bahabwa amafaranga. Nje ndi umunyamakuru ndi umusesenguzi. Ndinjira nkamenya ngo niki kiri hanze aha, niki kiri ku mihanda. Niki abantu batazi, niki abanyarwanda batazi ngo bari cyo nza kubabwira. Reka nkubwire ikintu ndi ndakumva cyane. Wahoze uvuga ese ubwo bukene uri kuvuga ubu ngubu afite uri kumva? Urambwira yuko koko aya mafaranga ari kubaha yakuye kandi nawe afite ubukene. Mw'abantu mwe tuzi ko ari muri Kiraman team, ari Nyambo yungu star, ari muri team ya Kiraman, umukinnyi wa filime ukomeye cyane mu Rwanda kuba ariko nawe afite cyane yimwinjiriza amafaranga atari make. Yego nibyo. Ariko ikijyanye no gutandukana kwe na Titi Brown ntago ari ibintu ubundi byakabaye. Kaba niyo mpamvu niteretse uyu munsi. Kuko uyu muntu reka burahashwana abantu bakundanye. Bavuga ngo ubundi ngo hazimu watse. Of course. Ikintu bayo kizi rero. Muri no minsi rero ntago hari kuzimu watse. Ntago uri kuzima gusa ngo waratse. Nikakuru bafitanye. Tuma turagenda tubona n'ama anniversaire bari kugenda bitabirana. Ukuntu bari kwitwara naho. Abasore muri kapa buretse. Abasore muri no minsi bizi imitwe yuko usigaye buri umusore waryamana n'umukobwa ugafata video ukayibika. Uvuga ngo no mukobwa najya kunsebye cyangwa akanyanga nyimubitse mfite video ye urumva mukoresha nshaka. Ibyo bintu umusore uzafatanwa ibyo bintu u Rwanda ntago rubyemera. Ntabwo RIB yarahagurutse ngo irwanye ibyo bintu. Iyo video ubitse nta kintu izakumara uretse kuzagufungisha. Kabari ibintu byinshi RIB itamenya. None se uzayitanga, uzayisharinga kuri WhatsApp, uzayisharinga uretse mbanze nkubwira ariko iyo video uzayisharinga kuri WhatsApp, uzayicisha TikTok, uzayicisha he? Uzayisharinga kuri nimero. Njyewe nshobora kutayipostinga. Uzayikoresha iki se? Uzagenda uzayereka bangahe? Iyo ubonye video kuri YouTube urumva ntago umenya ngo ino video ninde wayifashe. Umenye wayipostinze gusa. Okay, ibyo burarereka nkubwire. Byose bigira kururu. Wayipostinze azabazwa video wayikuye. Bitonde gutereka ba. Ari ibintu RIB. None se reka utamenya se urambera ko wapostinze video za Emerine urikumva utekereza ko atamenyekanye. Kabara abantu bakereye imbuga ngo none se wayifashe we utekereza ko kugira ngo basebye abantu. Sibyo muri uru Rwanda. Kaba njyewe nakere uzafungura email yawe. Reka nkubwire. Uzafungura email yawe urikumva urebe ko telefone yafunguremo bwa mbere itazagaragara. Hari abantu benshi batabasimu card. Hari abantu bapfuye amasimu card y'abakiriya. Nushake ntushyireho nimero ya telefone. Iyo email phone ya mbere yafunguriwemo iragaragara. Iyo rogi kujya muri process ndende. Ngo iki ndakubwiye ngo kugira ngo wumve urwego ibintu biri. Ntago icy'abakobwa batinya urumva, ntago icy'abakobwa batinya, icy'abakobwa bimirije imbere kano kanya. Ntago ari kuvuga ngo umusore yampostinze yashyize hanze video yanjye urumva ndaza kumenyeka nako RIB iraza kumufata. Ahubwo abatekereza ati abantu bose barabona ubwambure bwanjye, barabona ndi gukora imibonano mpuzabitsina, barabona uburyo nitwara mu buriri urumva ejo bazamfata gute. Nta mukobwa wabwira ngo urumva wabwira ngo ngiye gushyira hanze video yawe uri gukora sexy avuge ngo RIB izagufata. Ariko hari imbuga zicishwaho ibyo bintu numva ariho wabicisha aho kugira ngo ujye kubicisha ku ma WhatsApp nta uzi ko umwana washobora gufata telefone agatayirukira kuri status. Izo mbuga zicisha ibyo bintu ntago mu Rwanda zemewe. Ntabwo zemewe ariko zirahari. Ariko nizemewe. None se reka nkubwire video ariko mw'abanyarwanda mwereka mbabazi. Izo mbuga ziriko ziteretegurwaho bacuruza indaya ziremewe nizemewe. Ntabwo zemewe kubera yuko hari abantu benshi bagiye bakora ama house party. Tinda si Nyarwanda. Hari abantu benshi bakoze ama house party barabafunga. That's why rero niba urimo ndakubwira ni iyo video ufashe wa musore ufashe umukobwa mukundana cyangwa nawe wa mukobwa ufashe yuwo mutipe mukundana irinde kuyipostinga kubera yuko ubundi bayigiza wanayisiba Deni wanayisiba kubera yuko nta kintu bizakumarira. Ibyo bisa no kwihambira ku nimba ndi kubona nkunda umukobwa. Ibyo bintu bisa no kwihambira ku muntu. Baretse turaza gusubira inyuma ho gato. Njyewe ndi umusore
reka nishyire mu mwanya Jojo Breeze ndi Jojo Breeze nawe umukobwa buri kimwe muhereza platform izamwinjiriza amafaranga muhereza buri kimwe cyane tuvugisha ukuri sibyo Jojo Breeze yahereje platform divine kugira ngo zimuhereze amafaranga amuhereza kwamamara amuhereza byose yari afite none se Titi yamuhaye umusore ukishakisha none Titi yamuhaye iyi yego wenda Titi na Nyambo urumva Nyambo yarameze ariko wenda byatumye urumva Nyambo yarameze neza icyo gihe Titi yasanzwe afite izina Titi yavuye muri gereza urumva Titi nawe yari afite izina nubwo wenda tutirengagiza ko yari avuye muri gereza yaramaze kuzima ariko ngiye muravuga ngo umuntu wamuhaye izina abantu babiri bari ku rwego rumwe uretse Deni hari ikintu ngiye ntajya numvikanaho nawe urukumva ariko sina ngombwa mani ngo amusuzugure uretse uri kuvuga ngo umuntu yandi platform si nkuko umuntu yaguha ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa impano nese uhaye ikintu umuntu ugiye no kukimucyura ariko umuntu aguhaye ubuzima aguhaye kubaho aguhaye ahantu ukura amafaranga uzahana ababyeyi uzahana ubuzima bubera mubwirana ubuzima bubera ahantu ubuzima butangirwa ahantu umubyeyi wawe mama wawe na papa wawe niho baguhereye ubuzima nta muntu wigeze uguha ubuzima muri ino si uri kumva kuvuga ngo rero twarahuye erega ushobora gusanga nawe ibyo wagezeho hari uruhare mbifite ariko kabareka nkubwire urumva uri umukinnyi wa filime kubera iki wankoresha kugeza ubu uri umukinnyi wa filime uri umutiktoker uri n'umusesenguzi sibyo kugeza ubu ntabwo ibyo bintu byose papa wawe yigeze abigiramo uruhare hari umuntu watumye uba umukinnyi wa filime hari umuntu watumye uba umusesenguzi hari umuntu watumye uba umutiktoker reka nkubwire abo bantu ni ngombwa ngo ubiryeho wenda si abakobwa kuri wowe urumva ariko nimba ubaye warabihawe na girlfriend wawe uzi ko ibyo bintu urimo uravuga ukamara kwamamara wamwirya Deni ntureba ibyo bintu urimo uravuga ngo akanyiryaho iki bro niba umuntu yarabonye amafaranga akakwiryaho wewe washatse yawe ukamwiryaho erega tuvukira amezi 9 twese ariko nibyo turi nese umuntu ushaka abantu twese tujye kuri rev imwe tungana muri no minsi nta nubwo uzasiba kubibona ibyo nakubwiye kare nti umuntu abona umuntu n'umugore we batigeze barwana listen urumva umuntu ariko Jojo Breeze n'umugore we kuko ba rero reka nkubwire byari bimaze kugaragara yuko asigarusha amafaranga Jojo Breeze reka nkubwire Jojo Breeze rero nawe yamurushaga ingumi bro arayimukubita umva ikintu yamurushije nawe can you imagine uvuga ngo abantu barwana ntabakene bivuze ngo Jojo Breeze ni umukene kano kanyise umugira umukene na divine kuko yaza reka ibyo vuga ngo umukene ku mutima aho urabizi byo n'ubundi nabakene kuko na Range Rover bagira nta kiru icyo ari cyo cyose burya reka nkubwire nta muntu ufite amafaranga ushobora kujaranga akaba ari mpamvu kimenyi na muyango uko umuntu ufite amafaranga ashobora kugupangira akagutumaho abantu akaba ari wakwikomera ako we nagaragare muri iyo saga icyo kibazo cy'abakire rero harwana abakene kuko n'abakiri iyo barwanye ntibimenyekana umuntu w'umugabo yivamo ingumi akayikubita umugore ingumi bro umwana ariko ngo yarayijunguje ngenda cyabe bivuze nk'inshuro eshatu ingumi imaze iminsi 3 mu myitozo ingumi mu itama ry'umudamu noneho amakuru hari nuko ubu ngubu ashobora kuba yarahungiye kwa Nyax kwa sheri wa Nyax uriya divine nibyo noya samakuru awari ahubwo niko kuri kara kagabo gashobora kuba ari kabushari divine akimara gukubitwa ingumi rega rukuntu ubuze umugabo wawe bro asanzwe gukubita ariko ikintu kimwe nababwira mu abanyarwanda mwe ikintu kimwe nababwira nuko burya nuzamura ingumi cyangwa urushyirwa ukarukubita umugore no munsi uzataha witwa umugabo mu rugo no munsi wa nyuma pe kubera yuko bimaje kugaragara yuko iyo umugore atangiye kukwanga aguhamagara mu izina umuntu wabivuze wa mbere ni inzahuki kwigendera Theogene abantu benshi bafite abasheri urumva abantu benshi bafite girlfriend bazita mu mazina yabo burya umugore najya kukwanga azatangira kuyaguhamagara mu mazina y'abana bawe niba mfite girlfriend akamamagara ngo Denis cyabaza ubu nureba Jojo Breeze agiye kujya bamuhamagara ngo Jojo niko Jojo ubundi utuntu twa Jojo tuzi ku bakobwa ba Josiane ba Josephine ibaze no Divine ari guhamagara ngo Jojo no ashobora kutamuhamagara Jojo buriya wasanga nuko wenda tutaramenya neza ahantu kari akazina Jojo yagakuye ariko buriya gafite buriya naho amateka wenda azatubwira nyuma urikumva ariko buriya iyo hajemo akantu ko gukaroringa n'umugore cyangwa se n'umudamu muri uru Rwanda bro biba byiza wajya wigendera kuko abakobwa hano hanze ubundi bavuga ko mu isi kugira ngo umutipe umwe cyangwa se abakobwa bose babona abagabo ariko byibura abakobwa 3
bafatwa n'umugabo umwe. None abakobwa ko bakoze inama, abakobwa bakoze inama, abakobwa bafite amafaranga, abakobwa bafite iki urumva. Yego kubera ko ubuzima bwabo yafite se. Umukobwa muri munakundana ari umwe waramugize umugore akakuzengereza ukavuga ngo ndeka akakuzengereza. Niyo mpamvu natwe abatipe tutafata umwanzuro wo gushaka tuvuge ngo buretse se kimenye umusore mwiza, kimenye n'umusitari, kimenye afite amafaranga, wemerewe gutunga abagore batatu, ariko umugore ushaka abagore benshi ntabwo muyango ibintu biba bibaye. Uzana umugore umwe job urizaje gushaka abagore benshi ntabwo divina bari kwigira gutya. Ushobora kutivura unaza kugira ababesto benshi nakabagore benshi ntago nyamba bari kugira gutya. Nicyo nangiye kukubwira uzana umugore umwe akakuzengereza. Buretse uzana umugore umwe akakuzengereza. Buretse ikibazo gito, akabazo gato. Ubundi Titi Brown yari yizeye iki? Nimba nyambo yarasize umugabo wamuguriye imodoka, umukobwa mwiza nk'uri yasha. Nimba nyambo yarasize umugabo wamuguriye imodoka akajya kuri Titi Brown bari guprankinga abanyarwanda ngo nababesto. Ubundi nimba umukobwa asize umugabo yamuguriye imodoka, yamuhaye amafaranga, amwishyurira inzu, akujeho aje kubeshya ngo muri ababesto, nako mubeshya ngo muri ababesto mufatanya kubeshya, kumbi muryamana munabana, bamva ubundi uwo mukobwa muzagumana. Ibyo kuvuga ngo waryama n'umugore wese nta bagabo benshi tuzi bafite abagore hanze. Erega bajya bavuga ngo ubundi icyo mu rugo, ubundi icyo hanze gituma icyo mu rugo kidasaza. Abagabo mwe ibyo bintu ntabwo ari njye wabivuze, ni Abanyarwanda bazi ubwenge. Yaravuze ati wa mugabo we ntuzigere wumva ko umugore wazaguha. Aho ni ku mugabo. Burya icyo mu rugo icyo hanze gituma icyo mu rugo kidasaza. Aho ni ku mugabo. Ariko ntabwo tubatumye mu buryo icyo hanze bigeze n'abanyarwanda ngo baravuze ngo icyo hanze gituma icyo mu rugo kidasaza. Bavugaga umugore ntabwo bavuga ngo iyo hanze ituma iyo mu rugo idasaza. Umva nawe ra ese ako n'uburinganire n'uburinganire si ya gender balance reka twanzure ni gender balance n'ubundi rumva. None utangiye kubona igisubizo se, utangiye kubona yuko no kuba umugabo nawe agomba kugenderera kugira ngo iyo mu ntabwo ndakugarukira ngiye kugeza n'ubu ntabwo ndajya ku ruhande rumwe nawe. Wasanga rero ngingo rata mwe murashyira kugeza n'ubu mwuka byaramwe bazanye uburinganire, ariko abakobwa b'abastari urumva abakobwa b'ibyamamare bari kubifata bakabikoresha nabi. Yego hari ibintu by'imigani, hari ibintu by'imigani mu Kinyarwanda. Sinakeretse ko hari umugabo ushobora kuva iwe urumva atabwiye umugore ngo ngiye gufata flight ngiye mu Bufaransa ngiye gukora iki ngiki, sibyo? Ariko umugore asigaye afata flight akajya hanze mu Bufaransa, undi akajya hanze muri Ghana, undi akajya gukora iki atabwiye umugabo. Byarenze kuba uburinganire, abagore none basigaye bagira gute? Erega abagore ntago ari abagore cyangwa abadamu n'abakobwa muri rusange. Abakobwa bibyongeye b'ibyamamare basigaye barenze icyitwa uburinganire bakajya mu cyitwa ubusumbane, bagashaka gusumba abajene, bagashaka gusumba abagabo babo babaye. Reka nkubwire kuri Deni ibyo bivuze ndabyumva. Biri kumbabaza. Listen, reka nkubwire wamaye umunota umwe ndawugwaye. Urabona icyo bintu uvuga cy'uburinganire cyo uri kumva kuvuga ngo hari ukuntu mujye twajyaga tubona kera, wenda papa arabyutse mu gitondo ariteguye, akenshi hari n'ababyeyi usanga badafite n'akazi gahoraho k'ibiraka, akabyuka akagenda. Mu Rwanda biri ku rwego rw'uko umugore badashobora kubyuka ajya kugira gute, ajye gutigita. Umugore ushobora gutekereza yuko ashobora kuba ari wa muntu ushobora koza ibyombo n'iki byose kwirwa yita mu rugo. Ntabwo ari byo bintu dukeneye, sibyo? Ibyo nayo ndemeranwa nawe. Rero iyo urugo ruguzemo icyizere no kwizerana, urumva umuryango nyarwanda cyangwa se umuryango mu rusange uba wangiritse. Kababuretse tutararengaho uraza icyizere iyo cyabuze. Okay, buretse tutararengaho umugore wawe oyereka nibariza abagabo bafite abagore, mwabagabo mwe mufite abagore muzareba kino kiganiro. Umugore wawe mwabagabo mwe nimwe ndi kubwira mwe muri kureba kino kiganiro, umugore wawe avuye mu rugo agafata indege akagenda akajya mu Bufaransa cyangwa akajya mu kindi gihugu atakubwiye ngo nzamarayo iminsi 2, ibyo ni uburinganire, ibyo ni ugushaka, nicyo dukeneye. We wabikora wa mugabo we, umugore ni ngombwa ngo abikore. Kapa komeza wenda nabibarije baraza kudusubiza muri abo wumvishe cyangwa se abo wagiye wumva bose bari mu buryo bwo gushaka amafaranga. Nicyo gisobanuro batanze. Rero niyo bari gutanga amafaranga, bari gushaka amafaranga, ntabwo byari ngombwa ngasobanura ibintu byinshi cyane. Niba we yari yizeranye n'umugabo we yuko atamuca inyuma, ahubwo aho ngaho hahita hagaragaramo icyizere gike cyangwa se uko baziranye. Biriya mwabonye ni utuntu duto
nicyo kibazo rero kuko ntabwo bituruka ku kantu ureba ko tubona kugenda si ikibazo inyuma ahubwo behind the scene y'ibyabaye nyuma yo kugenda amamuzi ari iyihe kuko Jojo Burizi yari kwishimira yuko umugore yagiye gushaka amafaranga Kimenyi yari kwishimira yuko Muyango yagiye gushaka amafaranga kazana amafaranga bakagura indi nzu bagatera imbere n'umwana wabo bakamugura indi imodoka izajya imujyana ku ishuri I don't know whatever they will buy sibyo ariko bakanashinga televiziyo yabo umugore wakava iyo nindi mishinga y'umuryango twe ntitureba ariko uhita wibaza ngo kubera iki iyo karo igomba guhitizamo hagati aho bivuze ngo habuze ubwumvikane yes haba harabuze si ubwumvikane gusa haba harabuze n'icyizere kuko umuryango iyo ubuze icyizere urukumva urasenyuka nanjye niba tubana mu nzu deni dushobora kuba tubana mu nzu witonze nkubwire dushobora kuba tubana mu nzu icyizere gihera kuri communication dushobora kuba tubana mu nzu iyo nsoze ngavuga ngo ngiye ku kazi ahubwo ngiye ku kazi mvuye ku kazi ndaje ngurebe uvuye ku kazi ariko muri uru Rwanda n'abagabo bangahe n'abagabo bangahe noneho bafite n'akazi bahemberwa ukwezi urukumva ashobora kubyuka akavuga ngo ngiyewe sheri ngiye guterekera akaha akamamagara sheri ngiyewe hasi ibyo bintu mubona byavamo ibyo bintu babiherukira ntabwo ibyo bintu bigoranye ba papa wacu babwiraga ba mama wacu ngo tugiye mu kazi bagataha bakagaruka bamwe wacu babwiraga abapapa bacu ngo bagiye mu kazi bagataha none se nibangaye twumva ngo bafatiwe mu bubari basohokanye n'izindi ndayi cyangwa se abo bita inshoreke mubeshye ariko byibuze wamubwiye buriya kubeshya hari abantu bagira inspection wagira ngo ni investigation biro akugira ngo ufate abanyarwanda mwe hari abantu ubwira ngo ngiye ahangaha akajya guprovinga koko niba ariho wageze kandi ntashobora no gutekereza yuko ari n'indi gahunda wagize impamvu itatuma kwizera abatakwizera kaba akwizera ntabwo yajya kugupererezaho niyo mpamvu rero ibi byose uri kubibona hanze aha wa mugabo we Deni akundi wabaye umugabo ryari uretse mubwire mbwira wigeze ubaho umugabo na rimwe wowe ntabwo wenda ndabaho umugabo na rimwe uracyari umusore wenda umusore urumva yaganiriye n'abagabo ariko naganiriye n'abagabo hari abagabo benshi tuganira umunsi ku munsi ibyo rero ujye usanisha ariko n'ibyo mbona ku mbuga nkoranyambaga by'abagabo n'abagore nabyo bintera ubwoba kapa wagiriye ubuntu bwo kwiga muri boarding sibyo of course wize muri boarding nibyo kwiga uba mu kigo wahubonaga abanimateri n'abanimatrice even nubwo animatrice buriya atari agufite mu nshingano cyane buriya nka animateri ntabwo washoboraga kumubona ngo wumve ko nta kibazo gihari sibyo ibyo bigereranye no mu rugo ntabwo washoboraga kuva mu rugo mama wawe cyangwa papa wawe ibyo ni by'abanyeshuri b'abanyamakosa ibyo ni by'abana b'abanyamakosa reka nkubwire ariko noneho buretse aho umajije kugira imyaka 18 njyewe najyaga gusohoka nabwiyaga animateri ndasohotse ndaza kugaruka iyo nasohoka mu rugo iwacu icyo kigo wizeho mu ntange nomero za papa mu mubaze se icyo kigo wizeho ntange nomero za animateri ni ikigo nizeho mu mubaze njyewe nasohoka mu rugo iwacu nabwiraga papa ati ndagiye ngiye kureba filime ngiye kureba abashyitsi banjye ndaza kugaruka iki gihe papa akabyemera akanabyumva njye na papa wanjye twari inshuti yaranyumvaga yaranamwubahaga uretse nkubwire njye nize ku kigo wari umunyamafuti wari umunyamafuti wari kaba nize ngiye ku kigo cyanda control n'abakatolike kiganiro ntabwo kiza kurangira kaba urumva kirarangira Deni reka tunabicumbikiriza tugira n'inama abaturarwanda n'abanyarwanda muri rusange kabagira inama abantu nanjye nze mbagira inama yanyu uko ndabizi bamwe ushobora kuba ugiye kuboshya woshya abakobwa ngo bakomeze basuzugura abasore urambwira ngo ndaboshya bakundana bari abantu bakundana cyangwa se bari abantu bari mu mubano rusange ikintu ngomba kubabwira ni kimwe yego kubwira amakuru umukunzi wawe cyangwa se umuntu muri mu mubano ni byiza yego ariko burya kuvuga buri kantu kose burya si byiza hari n'ibintu dukora kugira ngo dutamberega n'ibanga ryacu uzi ko buriya hari umuryango uba ubayeho ukumva cyangwa abantu muri rusange akavuga ati ibintu ugiye gukora hashobora kuba harimo na trick kuko muri trick ntabwo zemewe muri rusange muri trick ntizemewe ariko hari ibintu mukora siransiye ariko byibura hakaba nta manyanga ari hejuru ateye ubwoba urumva nta kuntu numva ukuntu umuntu w'umugabo ukumva ashobora kugera akamara ahantu iminsi 3-2 umugabo watabizi cyangwa umugore watabizi ukumva ibyo ni ikibazo ariko nihazamo ka kantu ko kuvuga ngo uburinganire niba umugabo asohotse mu rugo akabwira umugabo ati ngiye mu kazi sheri ndagaruka amasaha ya nayo n'umugabo n'umugore niko ashobora kubikora ariko buryo uburakari ku mugabo ushobora kubwira ngo umugore ushobora kubwira umugabo we ngo ngiye ahangaha ndagaruka aha inspection ibaho ugira ngo ni investigation biro ya haje
so rero abo kana ntago turi kukwemeranya ariko komeza ngereka nkubwira ukuntu ngiye mbizi kandi nagiye mbibona nta na rimwe umugabo azasohoka mu rugo ngo umugore amubaze ngo ugiye ryari uragaruka ryari ngo turagaruka kakane ka gender balance yego sibyo yego kabo no nta na rimwe umugore azasohoka abwira umugabo we ngo sheri ngiye aha naha ndagaruka isaha iyi n'iyi sibyo iyo habuzemo icyizere biba bibi uri kumva buriya kuri bariya bose twagiye twumva habuzemo icyizere ntugire ngo hari ikindi yego ariko nta nubwo cyabaho nubwo cyaba igihe watangiye ubwo rero hari ukuntu umuntu w'umuzi umugore yagiye gukatisha tike atakubwiye umva wenda muri komenti muraza kutubwira indege atakubwiye niba umuntu akuburiye icyizere cy'uko ugiye ahantu utari bugaruke nuko abazi ibintu uba ugiye gukora utari kumwe nawe rero wihatira umubano wo kugumana nawe mureka agende kandi ikindi duca n'umuco wo kwihanira ibintu nk'ibyo byose tubireke mu Rwanda wapi ntibyemewe nimba umugore wawe agukoreye ikosa aho kugira ngo umukubite sohoka wigendere bagufunge wa kariyeri yawe wa musore we wa mugabo we uri kundeba kano kanya ubuzima bwawe burangire ubuzima bw'abana bawe burangire kariyeri yawe irangire naho ubwawe wirangize wowe ubwawe sohoka ugende ejo uzaze mwumvikana kuko we are in Rwanda aho umugore urumva yahawe ijambo yego ibintu by'akarengane kandi koko yari akwiye kurihabwa niba akeneye gushaka amafaranga yagenda yashake atahe kuko n'ubundi biriya byose mubona duhanganira umuntu ngo yaguciye inyuma yagize ate n'undi arayijyana akayigarura cyangwa akakigarura kaba tugaruka gatoya rero hatabaye ubufatanye mu buzima busanzwe aho kugira ngo urwane n'umuntu cyangwa uhangane n'umuntu rekana nawe wigendere genda ejo uzagaruke mwiyunze nimba ufite umujinya si ngombwa ngo ukubite umuntu ingumi si ngombwa ngo ukubite umugore wawe urushyi mwihorere igendere kuko rimwe na rimwe hari n'igihe wasanga kurusha imbaraga akagukoma n'amagambo menshi burya avamo ibicumuro witera n'amagambo n'umuntu nimba mushwanye mwihorere ari naho ngira ngo turangirize kino kiganiro kaba wakoze cyane kwitabira RODDY TV sibyo urakoze ubutaha nzagutumira n'ubundi dusesengure sibyo tunaganire byinshi tugiye kujya tubwira abanyarwanda ibintu biri hanze ku mihanda bareke kubeshywa bareke kubona ibintu bitari byo bareke kubona ibintu bitari ukuri niyo mpamvu kaba ni umusesenguzi nzajya nzana kugira ngo tuganire n'abandi basesenguzi mugenzi nzajya mubona bose ngiye nzajya mbazana kugira ngo tuganire mumenye ngo ni iki kiri hanze mumenye ngo ni iki kiri ku mihanda apana kubeshywa ngo ababesto ngo umugore n'umugabo kandi ziri gushya ni ukuvuga ngo muri ibi bintu tujye tugerageza kuvugisha ukuri ntabwo ubusesenguzi tuba turi gukora ari ibintu tuba dufite uruhande tugomba kubogamiraho ni ukugira ngo tugaragaze uruhande se urwabogamye ni uruhe urwabogamiwe ni uruhe utange n'ingero zifatika uwo nyumvishe nabi cyakumva nabi kaba aze kutwandikira muri komenti atubwire ngo iki kintu wenda mwakoze ntabwo ari fureshi nawe aduha igitekerezo cye yego murakoze cyane yego turi abanyamakuru kaba wakoze cyane bro murakoze cyane nshimira n'abantu bakurikira RODDY TV umunsi ku munsi abantu bayikurikirana abantu bareba ibiganiro byacu abantu bakoze subscribe bagenda babona notification zacu bagakurikira ibiganiro byacu ndabashimiye cyane mwakoze kwitabira RODDY TV mwakoze cyane kureba ibiganiro byacu tugiye kujya tubagezaho amakuru ya nyayo tugiye kujya tubagezaho ibyo mwahishwe mutazi sibyo tugiye kugenda tubagezaho ibintu byose biri hanze ku mihanda bivugwa ibyamamare mumenye ngo bibayeho gute menye ngo ubuzima bwabyo bumeze bute niyo mpamvu njyewe nari maze igihe ndi gutekereza neza icyo mukeneye nakibonye nicyo ngiye kubahereza murakoze cyane kandi Imana ibahereze umugisha